Umva uko umwami yabwiye Saduraka na Meshaki na Abedenego ati: nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabobora n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati: Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza, Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Ako kanya byarangiye umwami arakaye ategeka ko bajugunya Saduraka na Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro, ariko Imana irabarinda, ahubwo babona mu kanya gato bagaragara bari kumwe n'umuntu wa kane usa n'umwana w'Imana. Ubutaha rero nzababwira uko umwami Nebukadinezari yatangaye, agahita ategeka yuko abantu bose bajya basenga Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego, kuko ariyo ibasha kubakiza, kandi ivuga ko Imana yohereje marayika murinzi akarinda abagaragu bayo. Ubwo rero tuzabigaragaza mu gice cya gatatu kizakurikiraho, niho tuzabibasobanurira neza. Tuzahera tuvuga uko batangiye bajugunywa mu itanura ry'umuriro n'uko byagenze. Ariko muri make bajugunywemo kandi ntibashya, ahubwo abari babajugunyemo nibo bahiye, kandi umwami aratangara, kandi nawe akajya yogeza Saduraka na Meshaki na Abedenego mu gihugu. Nawe ubwo arakizwa, akurikira Imana yabo, nawe akajya aba ariyo asenga kandi yubaha. Reka nkubwire rero ngo iyi videwo dukuyemo isomo ry'uko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka.